Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe, aho muherereye hose Uwiteka abamurikishirize mu maso he, abagire neza kandi abishimire. Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe uburyo umunani cyangwa se inzira umunani Imana ivuganamo n'abantu bayo. Hari uburyo nyine Imana ivuganamo n'abantu bayo bugiye butandukanye. Ubonye iyi videwo ukande like, usige comment kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi, ukore na subscribe tujye tubasha kubana muri videwo tugiye dushyiraho. Iyo wayikanze nyine videwo ikigeraho uhita uyibonera mu ba mbere. Tudatinze rero tugiye kurebera hamwe uburyo umunani Imana ivuganamo n'abantu bayo, utari ubizi cyangwa se byajyaga bikubaho nyine ntubimenye ubashe no gusobanukirwa. Reka tugende turebe uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu ijambo ryayo. Turasoma Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16. Haratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Dukomeje ku murongo wa 17 hakomeza hatubwira ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ridufitiye umumaro wo kuduhugura no kutwemeza ibyaha no kuduhanira gukiranuka, kugira ngo tube abantu bashyitse kandi dukore ibidukwiriye, tugende mu nzira y'Imana, dukorere mu bushake bwayo, tugende uko ishaka. Nicyo kintu cya mbere, nibwo buryo bwa mbere. Mu ijambo ry'Imana nibwo buryo bwa mbere Imana ivuganamo n'abantu bayo, tukagendera mu bushake bwayo. Iyo ukunda gusoma ijambo ry'Imana riraguhugura mu buzima bwawe bwa buri munsi, rikakuyobora inzira ukwiriye kunyuramo. Aho wumva byagucanze rwose ushobora kurambura Bibiliya ugahita ukubitana n'umurongo umwe wonyine, ukumva uranaguhumurije. Niba hari nk'icyaha wakoze runaka ukumva mu mutima wishinjije icyaha, ugahita unasaba Imana imbabazi, ukavuga uti Imana umbabarire ko nagenje gutya na gutya, ikakweza ikagutunganya. Uburyo bwa mbere bwari ubu. Reka turebere hamwe uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu iyerekwa n'ihishurirwa. Turasoma Itangiriro igice cya 15 umurongo wa mbere. Kapitulu uko hatubwira. Titiri iravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti, Aburamu, witinya ninjye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Ahangaha rero urumva ko Imana yamusanze mu iyerekwa. Iyerekwa ni ibintu Imana ikwereka bikavamo ubutumwa bw'Imana ishaka kukubwira cyangwa icyo ishaka kuvugana nawe. Naho ihishurirwa ryo riza ari nk'akantu kaguciyeho kameze nka filime. Uba umeze nk'umuntu urebye agafilime ukuntu, hanyuma bigahita bigenda. Nyuma Imana ikaza kukubwira ibyo ari byo bitewe n'uko wakomeje wenda no kubitekerezaho wibaza ibyo bintu ubonye ibyo ari byo. Hanyuma Imana ikaba yanagusanga ikaguha ubusobanuro, cyangwa se nawe ubwawe bikagutera ishyaka ryo kubisobanukirwa ugahita ubisengera. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo ubisengeye Imana iragusanga ikaguha ubusobanuro bw'ibyo bintu wabonye n'icyo byari bishatse kukubwira. Ahangaha rero nyine bisaba kwizera, ukabasha kumvira Imana no kugendera mu bushake bwayo, ukemerera Imana ikakuyobora kugira ngo ujye urushaho gusobanukirwa. Ndetse aha biba bisaba no kugira ngo umuntu abe maso. Hari igihe umuntu agira iyerekwa cyangwa ihishurirwa ntanasobanukirwe ibyo ari byo, ariko iyo uhise uba maso ndetse ukabisengera ubasha gusobanukirwa icyo Imana yashatse kuvugana nawe. Reka turebe uburyo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu ijwi riranguruye. Mu ijwi ryayo riranguruye ukumva ikirimo kukubwira ikoresheje ijwi ryayo. Reka dusomere hamwe Yohana wa 12 igice cya 21. Yohana igice cya 12
umurongo wa 21 kugeza kuri 22. Turebe icyo hatubwira. Muri hangana gato hano nari nibeshye, ni Yohana 12 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Umurongo wa 20 haravuga ngo Data ubahiriza izina ryawe, nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. 29. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba, abandi bati ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ahangaha Yesu yarababwiye ati ijwi ntago rije ku bwanjye, ahubwo rije ku bwanyu. Hari igihe nyine Imana ikoresha ijwi ryayo riranguruye nanone ikakuvugisha, ikavugana nawe ukumva hari nk'ijwi nyine ririmo kukuvugisha rikagira ibyo bikubwira. Biba bisaba kuba maso ugasobanukirwa. Reka turebere hamwe uburyo bwa kane. Uburyo bwa kane Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu ndirimbo. Naho turasoma Ingoma ya 2 igice cya 20 umurongo wa 21 kugeza kuri 22. Some naho twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ingoma ya 2 ku murongo wa 21 haravuga ngo nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amena ni ukuri, imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Umurongo wa 22 hakavuga ngo batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Ahangaha mu kuramya no guhimbaza Imana iduha ubutsinzi mu ntambara turimo, ikaduha imbaraga zo kunesha, kandi bigakorwa no mu buryo budasanzwe twebwe tutatekerezaga. Ukabona nk'ibintu wari urimo bigoye birakemutse utazi ukuntu bigenze, ukabona nyine ugahita ubibona neza ko byanze bikunze ari Imana igushoboje, ari Imana ikuneshereje. Imana tubasha no kuyibona mu bikorwa, ikagira ibyidukiza nyine twebwe dufite intambara zawe zitugoye zituremereye, ariko Imana ikagukiza ikazikuraho. Kuramya no guhimbaza rero nabyo ni ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo turamya kandi duhimbaza Imana irananezerwa cyane. Iyo umuntu aramya abavuga imirimo y'Imana, Imana iyo ariyo mu guhimbaza ubuvuga imirimo yagukoreye. Tudatinze reka turebe n'uburyo bwa 5. Uburyo bwa 5 Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu mwuka. Niho Imana ivuganamo n'abantu bayo ni uburyo bwa 5. Turasoma Zaburi ya 42 umurongo wa 7. Mana yanjye umutima wanjye urihebye, nicyo gituma nkwibukira mu gihugu cya Yorodani no ku misozi ya Herumoni no ku musozi wa Mizare. Aha ni cya gihe uba uri mu bihe byo gusenga, uri mu mwuka wo gusenga, ufite nk'ibyifuzo runaka, ufite nyine ibintu bikubabaje bikuremereye bikugoye, ukiyambaza Imana, ukagira nk'ahantu wihererana nayo ugasenga. Icyo gihe iyo wihereranye n'Imana ugasenga, ushobora nko kumva nk'ijwi mu mutima ririmo rikuvugisha. Icyo gihe Imana iba igusanze nyine mu buryo bw'umwuka ikavugana nawe. Uburyo bwa 6 Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu kanwa k'abahanuzi. Mu kanwa k'abahanuzi nibwo buryo bwa 6 Imana ivuganamo n'abantu bayo. Naho reka dusomere hamwe muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 7. Aravuga ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe
byayo. Imana ibanza ikabimenyesha abantu bayo, abahanuzi iba yarabahaye kumenya ibihishwe byayo. Kwa kundi ushobora no kugenda cyangwa muri nk'ahantu musenga, hakagira nk'umuhanuzi Imana igahita imuhishurira ibihishwe ku buzima bwawe, by'ahazaza hawe cyangwa ibiri kukubaho muri ibyo bihe, agahita abikubwiraho. Icyo gihe n'Imana iba yamuhishuriye ibiri ku buzima bwawe, cyangwa se nawe yabashije kumenya ibihishwe ariko abishobojwe n'Imana. Akaba yakubwira ibyawe, nawe ukamenya uko witwara, ukamenya inzira ugenderamo, ukamenya n'ibyo uri gusengera. Nyine icyo gihe hari n'igihe uhita ugira n'icyerekezo cy'ibyo uri gusengera, ugasobanukirwa. Hanyuma uburyo bwa karindwi Imana ivuganamo n'abantu bayo ni mu byaremwe. Mu byaremwe turasoma naho Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20. Naho hari titire ivuga ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Umurongo wa 20 havuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Ahangaha tuhabonera imbaraga z'Imana zikomeye ku buryo biba binarenze ubwenge bw'umuntu uburyo Imana yaremyemo ibintu byayo. Ushobora kubonera Imana mu byo yaremye nk'urugero rworoshye, nk'iyo umwana arimo arakurira mu nda y'umubyeyi akageza igihe cyo kubyara, kandi akabyara umwana muzima afite ingingo zose zikora. Uretse imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo, wabasha kumenya ukuntu umwana akurira mu nda buri rugingo rwose rukagenda rujyaho akavuka. Ni ibintu nyine uba utabasha gukurura n'ubwenge bwa muntu ngo ubashe kubyumva no kubisobanukirwa. Hanyuma reka turebe hamwe igice cya nyuma, aricyo cya 8. Uburyo bwa nyuma Imana ivuganamo n'umuntu wayo bwa 8 ni mu nzozi. Imana ivugana natwe mu buryo bw'inzozi. Mu gihe dusinziriye duhuritswe dushyizweyo, Imana ikavugana natwe. Reka turebe Yobu igice cya 33 guhera ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. 14 haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, aho ni 15. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho 16 niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo bigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi yo ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Ahangaha mu buryo bw'inzozi Imana ivugana natwe bitewe n'ibyo wasengeraga, ukabasha kumenya ngo ni Imana ivuganye nanjye iransubije. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'inzozi Imana ibasha kudusanga dusinziriye ikatuvugisha. Imana iradusanga bitewe n'ibyo wasengeraga cyangwa se utanabisengera, ariko ikagira ibyo iguhishurira biri ku buzima bwawe bikurwanya kugira ngo usenge ubikuzaho, ikaba yabikwereka mu buryo bw'inzozi kugira ngo wowe ubashe gusenga ubirwanya. Ahangaha rero nanone mu buryo bw'inzozi hari igihe inzozi ziza ziturutse ku Mana cyangwa zikaza ziturutse kuri Satani. Biba bisaba kuba maso no gusobanukirwa kugira ngo umenye n'uburyo uhita usenga ari ziturutse kuri Satani, ukabasha kuzirwanya. Ntuzakire mu buzima bwawe ukizibona ugahita uzihunga, ugahita nyine uzitesha agaciro ukazisenya. Nzabakorera akavidewo kavuga ku nzozi ziturutse kuri Satani, cyangwa uburyo Satani nawe adutera mu nzozi, nyine ukabasha kubikumira ukabikuzaho ku buzima bwawe utiriwe ubyakira, niba Satani yari ibyo yakwibye cyangwa yagushyiraho bitari ngombwa. Rero byari ibyo bice. Ahangaha reka nongere kubibumbira hamwe byose uko bimeze, ubu buryo 8 Imana ivuganamo natwe, nongeye kubibumbira hamwe byose. Uburyo bwa mbere ni mu ijambo ryayo. Uburyo bwa kabiri ni mu iyerekwa n'ihishurirwa, twabisanze mu Itangiriro 15:1. Uburyo bwa gatatu ni mu ijwi riranguruye. Uburyo bwa kane ni mu ndirimbo. Uburyo bwa gatanu
twabusanze mu mwuka. Uburyo bwa gatandatu ni mu kanwa k'abahanuzi. Uburyo bwa karindwi ni mu byaremwe. Uburyo bwa munani ni mu nzozi. Mwakoze kureba iyi videwo, mwari kumwe na Lili. Mukande like, musige komenti ndetse na subscribe, muraba munshyigikiye cyane. Uwiteka abahe umugisha.